Ndagusuhuje nguhaye n'ikaze hano kuri Aizo TV aho turebera hamwe ibintu bigiye bitandukanye. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe ibintu 10 wafata cyangwa se ibiribwa 10 wafata igihe wiyemeje kureka inzoga. Ushobora kuba unywa inzoga ku rugero ruri hejuru twari undi tuvuga ngo wabaye kazizi cyangwa se urazinwa ku buryo utabasha kwikontorora, ku buryo utabasha kumenya niba waraye hanze cyangwa se niba hari ibyo wari ufite. Ushobora kuba yenda wazinyoye ukinyarira, ushobora kuzinwa zikagukoresha ibintu bibi. Ibyo rero nibyo tuvuga ngo umuntu yarenze urugero cyangwa se yanyoye arenza urugero. Ugiye kuba wamenya ibiribwa 10 wafata mu gihe wiyemeje kureka inzoga. Kwiyemeza kureka kunywa inzoga zisembuye ni kimwe mu bintu bikomerera abantu benshi, cyane cyane iyo umuntu yahindutse imbata y'ibisindisha. Abahanga mu birebana n'akamaro k'amafunguro mu mubiri bavuga ko hari ibiribwa bitandukanye bishobora gufasha umuntu urimo kugerageza kureka inzoga zisembuye ari mu rugo, umubiri we ukongera ugasubira ku murongo. Nubwo igisubizo rusange kuri iki kibazo ari ukugerageza ukabona indyo yuzuye mu buryo bushoboka, ukirinda umunyu, isukari n'ibyo kurya bifite ibinure byinshi, burya hari ibindi bintu byinshi bibera mu mubiri wawe igihe urimo kugerageza kureka inzoga. Ariyo mpamvu hari ibiribwa byihariye bishobora kukorohereza muri urwo rugamba. Mbere yuko turebera hamwe ibiribwa 10 bigufasha, banza umenye ko iyo uri mu rugamba rwo kureka inzoga, ubwonko bwawe nabwo ntibuba bworohewe cyane igihe umubiri wamaze kuganzwa n'ibisindisha. Iyo wamaze kuba imbata y'inzoga, ubwonko buba bwaramaze kuzimenyera ku buryo iyo utangiye kuzireka nabwo buhita bwumva ko hari ikintu kitagenda neza, bugatangira gutegeka umubiri gushaka ibizisimbura. Ni kwa kundi umuntu atangira kumva ashatse inzoga, yakwibuka ko yiyemeje kuzireka, umubiri ukamutegeka gushaka ibindi byazisimbura ngo yumve abaye neza nk'uko yajyaga yibwira igihe yasomye ku gahiye. Aho ibintu bibera ingorabahizi rero nuko ibyo ufata ugira ngo bisimbure inzoga bishobora gutuma ahubwo ushaka kongera kuzisubiraho, bikaba byateza ikibazo kitoroshe ku bantu bamaze kuzireka kubera impamvu zitandukanye. Nubwo nta bisindisha byaba bikiri mu mubiri wawe, kumva ushatse inzoga bishobora gukomeza kukubaho kubera ibyo bibazo biba birimo kubera mu mubiri. Iyo umuntu yaretse cyangwa ari mu rugendo rwo kureka ibisindisha ibyo ari byo byose, umubiri we uhura n'ibi bibazo bikurikira: kumva ushatse ibinyobwa birimo isukari, ikawa, gushaka guhekenya cyangwa kunyunguta ibinyesukari bombo cyane cyane nimugoroba cyane cyangwa nijoro, kubura ibyishimo cyangwa kwiheba, gushigagurika kwa hato na hato no kubura ibitotsi. Niba rero waramaze kureka inzoga cyangwa ukirimo kubigerageza, ikintu cya mbere ugomba gukora ni ugufata amafunguro akungahaye ku ntungamubiri, ukurinda gufata ibiribwa byahinduriwe mu nganda. Ibiribwa bifasha umuntu ushaka kureka cyangwa wamaze kureka inzoga ni inkeri. Inkeri kimwe n'izindi mbuto zose ziri mu bwoko bumwe zifasha umubiri kubona isukari y'umwimerere, ifasha umuntu kudakomeza gushaka ibintu byongewemo isukari yo mu ruganda. Inkeri kandi zikungahaye no ku zindi vitamini n'imyunyungugu ikenewe mu mubiri. Ibinyampeke, ibi ni ibiribwa bikize ku ntungamubiri zizwi nka fibre, zituma bitinda mu rwungano ngogozi kandi bigatinda kurekura isukari, bityo umuntu ntasonze vuba ngo abe yashaka kurya bya hato na hato.
ibiribwa by'ibinyampeke birimo umuceri utaranyuze mu ruganda, ibikomoka ku ngano zitanyuze mu nganda, umugati na biswi, ibigori cyangwa injugu. Imboga rwatsi ziri mu biribwa by'ingenzi cyane ushobora gufata igihe icyo ari cyo cyose, ariyo mpamvu nazo ziba mu by'ibanze bifasha umuntu urimo kuva ku nzoga, by'umwihariko kubera ko zikungahaye kuri vitamine B izirana n'inzoga. Urusenda rwa kamurari. Uru rusenda rufasha umuntu kutongera kurarikira inzoga cyangwa ibyo yumva bishobora kuzisimbura mu mubiri we ngo agire amahoro. Urusenda kandi rutera umuntu kumva ashaka amafunguro, bikaba ari ingenzi cyane igihe umuntu waretse inzoga yumva afite isesemi ituma atabasha kurya. Amafi afite ibinure. Vitamini D ni intungamubiri yangizwa no kunywa inzoga zisindisha, kandi iyi vitamini iboneka cyane mu biribwa bifite ibinure bitangiza umubiri, bikagira uruhare mu gufasha umuntu kutagirira amerwe ibiribwa biba byaraciye mu nganda, bityo bikanamurinda ingaruka ziterwa no kurya ibinure byinshi bitari byiza. Amafi yo mu bwoko bwa makireri na salmoni niyo ahanini akize kuri vitamini D n'ibinure bitangiza umubiri byo mu bwoko bwa omega 3. Hejuru y'ibyo kandi, iyo amafi akungahaye no kuri poroteyine ifasha umubiri kongerera kwiyubaka kandi ukumva uguwe neza nyuma yo gufata ifunguro. Imbuto z'ibihwagari. Kubera ko ibisindisha biri mu bya mbere bigabanya umusemburo ya dopamine mu mubiri, bigatuma umuntu ahora yumva ashaka inzoga, kurya imbuto z'ibihwagari ku bwinshi ni imwe mu nzira nziza zo kurwanya icyaka cyabaye icyorezo. Ni kimwe n'imbuto z'urumogi aho rwemewe, imbuto za watermelon n'iza pumpkin kuko zikungahaye kubyuka umubiri bizwi nka fibre, kandi zikagira isukari nke cyane. Amafunguro akize kuri zinc. Muri aya mafunguro hagarukamo ibiribwa bikomoka ku binyampeke bitaciye mu nganda, ingano n'umuceri. Hakabamo n'imbuto nka avoka, inkeri z'umukara, iz'ubururu n'imbuto zizwi nka pomegranate. Ibi byose bikaba bikungahaye ku ntungamubiri ya fibre ituma umuntu atagirwaho ingaruka no kureka inzoga cyangwa gusonza bya hato na hato, akaba yasubira ku byo yaretse. Imineke kimwe n'imbuto z'ibihwagari nayo ifasha kuzamura imisemburo ya dopamine no kurwanya kumva umuntu ashaka gusubira ku byo yaretse. Imineke ikize ku myunyu ya potasiyumu, ifite akamaro kanini ku buzima bw'umuntu n'imikorere yawo, kandi mwibuke ko kunywa inzoga zisembuye igihe kirekire byangiza umutima. Umugati w'ingano gusa. Umugati w'ingano zitavangiye ntukize gusa ku ntungamubiri za fibre kimwe n'ibinyampeke ubwabyo, ahubwo wuzuyemo n'imyunyu ya magnesium, kandi ukaba uzwiho guhaza byihuse. Bityo rero gusimbuza umugati w'umwimerere w'ingano zonyine byongera intungamubiri za fibre, kandi bikakurinda kwifuza inzoga kurusha uko umugati w'umwimerere ubigenza. Amafunguro akize ku myunyu ya feri, iron. Imyunyu ya feri niyo ifasha gutembereza umwuka mwiza, oxygene mu mubiri, kandi inzoga zisindisha zikaba zangiza iyo myunyu. Niyo mpamvu igihe iyo myunyu ibaye mike mu mubiri, umwuka wa oxygene uba utakibasha kugenda
kugera mu gice byose uko bikwiye. Amafunguro akungahaye kuri iyo myunyu ni inyama y'inkoko, tofu, ibishimbo na lentille. Niba warabashije kureka inzoga zisembuye cyangwa ukiri muri urwo rugamba rutoroshe, gerageza urebe ko wabasha kujya ubona aya mafunguro yose uko ari 10 kenshi gashoboka kugira ngo ubuzima bwawe bwongere burangwe no kuzira umuze.